Yes, reka nongere mbasuhuze mbaye ikaze mu ishuri ryo kuri uyu munsi. Nkuko twasezeranye yuko tugiye gutangira urugendo rwo kwiga ikoranabuhanga, social media ndetse n'ibindi. Uyu munsi tugiye gutangira. Ndatekereza yuko umunyeshuri wese wifuza kwiga yamaze kugira gute kujya ku murongo. Yamaze kwiyegereza ibikoresho ndetse afite ikaramu, ikayi ndetse n'ibikoresho bihagije azifashisha muri iri shuri. Uyu munsi rero tugiye gutangira twiga buryo ki buri muntu wese yakwifungurira YouTube yiwe none agatangira kuyikoresha ayibyaza umusaruro. Tuziga byinshi cyane bigendanye n'ikoranabuhanga. Uzabisanga hano ku Bumenyi TV. Icyo usabwa rero nta kindi nuko ukanda subscribe kugira ngo igihe cyose isomo riciye ku Bumenyi TV nawe rizajya rikugeraho. Nawe rero wamaze gukanda subscribe, washaringa bagenzi bacu bataramenya uyu muyoboro, ukandika muri comment, hanyuma tukajya tubana munsi ku munsi. Yes, mbahaye ikaze rero mureke dutangire isomo ryacu aho tugiye gutangira dufungura channel yacu tuzadukoresha dushyiraho amakuru atandukanye, amakomenti, amadokimenteri. Hari ubwoko bwinshi cyane bw'itangazamakuru wakora kandi rikazajya rikwinjiriza agatubutse. Iyo tuzagenda tubibona ntimugire ikibazo. Okay, hanyuma iyo tugiye gufungura channel, guys, kugira ngo ufungure ugire channel yawe, YouTube channel yawe, ikintu uheraho ni ukuba ufite email. Ndatekereza yuko buri muntu wese afite email. Umuntu utaza kumenya uko yafungura email nawe araza kunyandikira muri comment. Ariko uyu munsi ishuri tugiye guheraho ni uburyo buri muntu wese yakwifungurira YouTube channel. Okay. Hanyuma buri muntu wese afite email. Uraza winjire hano ahangaha. Uraza winjire hano kuri YouTube ahangaha. Yes, tugiye gufungura channel uzayushyiraho ibiganiro. Okay, nurangiza ukande hano kuri YouTube. Urinjiramo nk'ugiye kureba amavideo. Irinde guhora uscrollinga ureba amavideo y'abandi kandi nawe wayikorera. Okay, reka tubanze dushyireho connection. Okay? Guys, ndakwinginze ngo nawe hari icyo wakora muri wa mwanya wataga wirwa scrollinga ureba amavideo y'abantu, nawe wemerewe gutangira kubikora none nawe bakascrollinga bakureba. Okay? Hanyuma tugiye gufungura YouTube channel. Ahangaha uraza hano, ahangaha reka makwereke. Okay? Uraza hano ahangaha. Sorry. Uraza ahangaha hano hasi, hano ubona kano gafoto. Buri muntu wese ari kuhareba. Okay, numara kuhagera urahafungura. Okay, urahafungura. Aha, hanyuma reba hariya haruguru hejuru. Reba hano hejuru. Guys, tugendane akantu ku kandi. Nabwiye ngo ugomba gufungura YouTube channel nawe uzajya ukoresha ushyiraho amakuru atandukanye. Okay. Nurangiza urazamuka hano hejuru ahangaha. Urara hano banditse ngo switch account. Switch account. Okay? Nurangiza ukandeho. Hano murabona ko dufite different account, dufite ama email atandukanye. Njyewe ngiye gukoresha email imwe muri izi ngizi kugira ngo nyifungure, hanyuma tuzayi tuyiga. Iyi email ngiye gufungura niyo tuzatwigiraho igihe cyose. Okay? Hanyuma turayijyaho, iyi ngiyi tuyifungure. Okay? Hanyuma turangiza kuyifungura, tukandeho. Guys, dukandeho. Okay? Sorry, turasubiye inyuma gatoya. Okay, turaza dukande hano kuri iyi email. Nurangiza reba hariya hejuru ahangaha. Hariya ino logo y'iyi email.
ndatekereza ko buri muntu wese ari kuyirebaho hano kuri iyi logo ya email. Okay guys, yikandeho. Aha, ugikanda kuri iriya logo ya email urareba ko batubwiye ngo create. Umuntu utaza kwibona neza aranyandikira muri comment. Batubwiye ngo create email account. Okay, urareba ahangaha. Reba ahangaha barimo batubwira ngo create. Umuntu batubwiye ngo create content on your device. Guys, uraza hano ukandeho create. Okay, hanyuma nurangiza uraza hano hejuru. Reba hano hejuru ahangaha. Aha hejuru ndagira ngo dufungure email nziza yujuje ibyangombwa byose. Okay, hano nuza ahangaha kuri create uraba ugiye gushyiraho ama video atandukanye. Ushobora gushyiraho long video, live ndetse n'izindi. Okay, hanyuma twebwe ntabwo ibyo dushaka, turashaka kwanza gufungura email anani account tuzadukoresha dushyiraho ama video. Okay, turaza hano hejuru kandi hari kandi hano hejuru murareba ko dufite email yacu YouTube wayeze bingibi muri kubireba. Okay, hanyuma twebwe turashaka kuza account yacu izaje iba ari professional. Okay, turaza kare ako gakaramu. Ndatekereza yuko buri hari ako gakaramu wese yaharangije kwabona. Okay, hanyuma murareba hano batubwiye ngo name. Name ni rya zina twashyize kuri email. Handle Uwayezu Jean Baptiste. Channel ni yingi. Description. Aha, hano kuri description niho tugiye. Description uruzamo iki channel yawe igiye kuzagikora. Okay, for example tuvuge yuko channel yacu ari izajya yigisha guteka. Okay, turaza twandikemo wenda bakunzi mukeneye, urugero mukeneye kumenya guteka. Kumenya guteka. Kumenya guteka kurikira. Kurikira iyi channel. Kurikira hano. Okay, tuvuge ko iyi ngiyi ariyo description ushyizeho. Okay, nurangiza uyisaving. Aha, murabibona yuko yamaze kugeraho hano. Muri kubireba hano. Dore ngiyi hano muri description. Bakunzi mukeneye kumenya guteka mukurikira hano. Okay? Ubwo jewe ni nko kubigisha nawe uzashyiraho description n'ibitewe n'icyo ushaka. Hanyuma hano murareba yuko iyi channel yacu iri private. Hano urafungura. Aha, ushobora kwafungura ukawugize private, ukayikora muri privacy kugira ngo ikintu cyose ushyizeho nawe kijye kigera ku bantu bose. Okay, hanyuma rero channel yujuje ibyangombwa nuko igomba kuyimeza. Hariho name, handle, channel rules, description ikaba itari na privacy. Okay, hanyuma ubu noneho ushaka washyiraho ifoto inuze video. Urugero reka turebe aka video gato yatushyiraho kugira ngo ubone yuko nawe watangira gupostinga. Okay, batubwiye ngo areba hano hasi batubwiye ngo create video. Okay, hanyuma reka turebe aka short video tugiye gushyiraho. Okay, turebe short video. Okay, murakabona hano akomaze gushyiraho. Okay, hanyuma nurangiza ukandi hano done. Okay, murako karimo gakora processing. Buriya channel yanjye narangije kuyikreya
nugenda ukayisacinga urahita uyibona, urahita ubona ino video ishyizeho. Nawe rero bikore, nawe ugire channel yawe kandi yujuje ibyangombwa. Nzagenda mbigisha byinshi cyane ushobora gukora kugira ngo nawe channel yawe igire imbaraga mu zindi channel, nuyisacinga uyibone mu zindi channel. Guys rero ndatekereza ko buri muntu wese wari ukeneye gufungura channel yamaze kuhagera. Okay, ubu nawe wayireba mu zindi video. Wayireba mu zindi video buranda byarangiye dore ngiyi. None reka wenda mvuge ngo ni urugero Felix. Okay, nindangiza na uploading. Aha, reka tutegeze gato yamaze video ibanze irangize kuyaploadinga. Okay, murare akurimo yi uploading. Tegereza akanye gato yamaze nawe uyirebere ngo channel yacu iratangira gukora kandi neza. Okay? Guys, ndabatekereza yuko tugiye kugendana, tugiye gutangirana urugendo, tugiye gutangirana ishuri, kandi ndahamya yuko umuntu wese uzankurikira muri iri shuri azarigiramo umugisha, azarigiramo amahoro, azariboneramo byinshi kandi bizamufasha mu rugendo rwiwe mu gihe cyose azaba akiriho. Okay, hanyuma rero video yacu irangije kuyaploadinga. Iyi niyo first video kuri iyi channel Duclay. Okay, hanyuma tuyifungure, areba ngiyi hano yahageze. Okay, ndatekereza rero buri muntu wese arebye buryo ki yafungura channel yiwe hanyuma agatangira gupostingaho ibiganiro bitandukanye. Hanyuma umuntu uzaje kugira ikibazo aze kunyandikira muri comment, hanyuma dukemure ikibazo azaguba yahuye nacyo. Bye bye, ndabakunda kandi dukomeze tubonane mu biganiro bitandukanye. Yes.